ngiye kugusozaho ukomeza kubana natwe inkuru yanjye cano. Nk'uko mubimenyereye, uyu ni wa mwanya mwiza w'inkuru yanjye impano y'urukundo. Iki kikaba ari cyo gice cya nyuma giheruka inkuru y'urukundo ya Fred na Daisy. Ndashimira mwese mwabanye natwe muri iyi nkuru, nshimira by'umwihariko mwe mwamaze gukora subscribe, kandi nawe utarayikora iki ni cyo gihe kugira ngo uyikore, uzakomeze kuryoherwa n'izindi nkuru nziza tukomeza kubategurira. Njye mukomeje kubana nk'uko mubimenyereye ni Kayitesi Ellen. Kubakurikiranye igice giheruka, ndabibutsa ko duheruka ubwo bari bavuye muri graduation ya Daisy muri Kenya bageze aho kwa Daisy. Nuko Daisy akinjira mu nzu abona telefone ye irasonnye, aribyo asanga ni message Fred yamwandikiye imusaba ko yasohoka bagahurira hahandi ugahita hamenya ko Fred amushaka akanya gato. Ubwo Daisy yarasohotse ajya kuri ya Arte kuko ariho bari basanzwe bahurira we na Fred. Maze ahageze ategereza umwanya abona Fred ntari kuza. Amuhamagaye asanga phone ya Fred ntayiriho, maze yemeza gutegereza akanya gato. Nabwo hashize undi mwanya Fred ataraza, maze Daisy amwandikira ko yahageze akamubura atashye. Nuko arahaguruka aragenda. Daisy acyava nk'umwanya muto yarongeye abona message. Akisoma asanga iravuga ati Daisy unyihanganire natinze, gusa garuka nahageze kandi kuri inshuro ntabwo ndi kukubeshya. Nuko Daisy arongeye asubira inyuma, maze acyagenda yikanga asanga Fred yateye ivi, maze Fred ati Daisy will you marry me? Daisy yikanze ati Fred uvuze ngo iki? Undi nawe ati Daisy wakemera kuzabana nanjye iteka ryose? Ubwo Daisy acyumva Fred avuze gutyo byaramutangaje cyane, maze ahagarara nk'igiti nta kintu avuga. Undi nawe uko amupfukamye imbere yakomeza kumwitegereza, ubona ategereje icyo Daisy avuga. Ariko Daisy aguma guhagarara aho ngaho byamurenze, mbese ubona yabuze icyo avuga. Ubwo haciyeho akanya gato bimeze gutyo, maze Fred ati Daisy ntabwo ndi bupfukame ahangaha nta kintu umbwiye. Daisy nawe aramwitegereza cyane, ari nako amarira azenga mu maso, arangije ati why not? Kuki ntagushyingirwa? Kuki ntabo wawe? Ubwo Daisy akivuga gutyo Fred yahise amuca mu ijambo ati Daisy nimba numvise neza ushatse kuvuga. Ataragira icyo avuga Daisy ati yego ndabyemeye. Ubwo ibyo yabivuze ariko amuhereza ikiganza amwambika impeta, maze Fred ahita ahaguruka aramuhobera cyane. Bamara umwanya bahoberanye, maze akimuhobeye Fred ati Daisy urakoze cyane, unyujurije ibyishimo. Nari narategereje uno munsi igihe kirekire cyane, none urageze. Daisy ndagukunda cyane kandi nzagukunda iteka ryose. Ubwo akivuga gutyo Daisy nawe ati ubundi se wumvaga ntabyemera? Fred nahoze iteka nifuza kuzabana nawe iteka ryose, none final urabikoze. Ntabwo wakumva uburyo nishimye. Uno munsi ni uw'amateka mu buzima bwanjye, nawe nzakubera ibyishimo. Ndagusezeranya ko ntazagutenguha ku rukundo wampaye. Ubwo bamaze umwanya bahoberanye, maze birangiye Fred amusaba ko yakwicara bakaganiraho gato, maze Daisy arabyemera baricara batangira kuganira. Ubwo baricaye Daisy nako yitegereza ya mpeta Fred yari yamwambitse, maze arangije ati wow, iyi mpeta ni nziza cyane nayikunze, uzi guhitamo. Fred nawe aramureba ati se ubu naba naguhisemo mu bakobwa bose nkananirwa guhitamo impeta igukwiriye inakubereye? Ubwo Daisy yahise amureba arimo araseka, arangije ati cyakoza ku mitoma aho urarenze, ntawagucika pe. Undi nawe ati ahubwo wanyibagiye icyo nashaka kukubwira Daisy, ndifuza ko ubukwe bwacu bwaba vuba byihuse. Ubwo akimubwira gutyo yahise abona Daisy atangaye, maze ati ko bigutangaje se? Daisy ati ntabwo natekereza ko ari kuri kubitekereza, ahubwo se ibyo nitwe tubipanga cyangwa ni ababyeyi bacu? Fred nawe ati ababyeyi bacu se nibo bazabana cyangwa ni twebwe? Ndakekwa mufata imyanzuro noneho mukabimenyesha ababyeyi. Daisy nawe ati ndumva nawe nta makuru ahagije ufite, gusa ubu ngubu ngendo wawe nta kibazo ndahari igihe cyose wambwira. Ati n'ikimenyimenyi n'ubumbwiye nagenda. Undi nawe ati kuko se wagenda? Daisy ati ahubwo se tugende?
ubwo bose baraseka. Daisy arangije ati gusa nta kibazo, ngiye icyo ngomba gukora ni ukubimenyesha ababyeyi banjye, ubwo nawe ubabwire nyine n'iyo gahunda y'ubukwe. Arangije ati ese ubundi Freddy kubyihutishije cyane? undi nawe ati nshaka gusubira muri Canada. Daisy ati gusubira muri Canada se bihuriye he n'ubukwe? Freddy nawe ati yego cyane rwose birahuye, ntabwo nakongera kugusiga, nshaka ko dusubirana muri Canada nk'umugore wanjye. Nuko Daisy arangije ati ndinde se wo kubihindura, cyane rwose nanjye ndahari niteguye kukubera umugore. Ubwo bamaze akandi kanya bicaye aho ngaho, maze barangije barasezerana barataha. Daisy akigera iwabo yasanze mama yicaye muri salo ariko papa we yaryamye, nuko aramuhobera. Aje mama we akimureba ati Daisy baguproporoje? Undi nawe ati yego mama, inzozi zawe zibaye mama. Ubwo yahise amuhobera bishimye cyane. Arangije ati papa we yambwiye ko ananiwe yaryamye, ngo nyine mu gitondo aramusobanurira aho iyo mpeta yavuye. Undi nawe ati kandi koko ntabwo azi ko njye na Freddy dukundana. Mama Daisy ati turi kuva muri graduation nawe yabimbajije aho nigira nkaho ntabyo nzi, nyine namubwiye ko mbona gutyo gusa muri inshuti cyane. Ati rero urumva mu gitondo ntabwo kumusobanurira biri bukugore, cyane ko papa wawe kuri Daisy nawe urabizi, humura rwose ari bukumve. Daisy ati yego mama ndananiwe reka njye kuryama bye. Arongera ati ahubwo mama hari ikindi nibagiye kukubwira, Freddy yansabye ko ubukwe bwacu bwaba vuba byihuse, arateganya ko twahita tujya kuba muri Canada. Mama we ati yego ko nta kibazo turabivugana mu gitondo na papa wawe, n'ubundi papa we niwe ufite umwanzuro, gusa we humura turi ababyeyi kandi turahari ku bwawe. Ku rundi ruhande Freddy nawe yageze mu rugo asanga papa we na mama bicaye muri salo. Arangije papa akimubona ati nizere ko byaciyemo, nizere ko utansebeje. Akibivuga mama Freddy ati ibiki byaciyemo, ni ibiki muri kumvisha wowe n'umuhungu wawe? Freddy areba mama we araseka ati mama nta kidasanzwe, nari nabwiye papa ko ngiye guporopoza Daisy. Mama Freddy ati ibyo bintu ukabikora ntabizi, umukazana wanjye? Freddy ngiye kukwanga. Freddy ati oya mama, nuko papa yansabye ko ntabikubwira kugira ngo utabyica, gusa rwose wumve ko nta wundi mutima mubi mama, subizi ko ngukunda. Mama Freddy ati byagenze utese? Nimba ari woya nizere ko atarabivuga. Freddy ati humura byagenze neza, Daisy ni uwanjye. Papa we ati uwo ni umuhungu wanjye, cyane rwose wabikoze neza nari mbizi, gusa uriya mukobwa uzamwiteho, ni umwana mwiza kandi aragukunda. Freddy ati papa kuba nkunda byo ndabizi cyane, kuko kuva najya muri Canada nkasanga agihari ku bwanjye papa byanyeretse byinshi. Daisy ni umwana mwiza, ni imfura muri byose, nzamushimisha kandi ndabigusezeranya. Mama ati ariko ngiye ko mutanshyiramo ra, ngiye ntabwo muri kumbona? Ubwo Freddy yahindukira areba mama ati mama nawe humura wowe akazi kawe kagiye kugera, kuko ndi gutegura ubukwe muri iyi minsi, kandi nka mama wanjye iby'ubukwe byose biri mu biganza byawe. Ubwo mama Freddy ahita asimbuka aramuhobera cyane ati Freddy ndagukunda cyane, ahubwo se ubukwe buri ryari? Freddy ati nanjye nibyo nshaka, nifuza ko nasubira muri Canada njyanye na Daisy, kuko niho ubuzima bworoshye kandi murabizi ko nari maze gufatisha y'ubuzima. Rero aho kuba harahari, imodoka irahari, ndumva ntacyo twabura njye na Daisy tugiyeyo. Icyo nshaka ni inama zanyu kugira ngo menye uko nkwiriye kubikora mu murongo mwiza. Ubwo papa Freddy ati cyane rwose muhungu wanjye, ku bijyanye n'ibyo byo kuba muri Canada wavugisha umukobwa n'umuryango wo kumva uko babitekereza, kuko ushobora kubipanga gutyo iwabo ntibabyemere, gusa wabagisha inama ukababwira igitekerezo cyawe ukumva uko babyakira. Naho ubundi ngira mama wawe turagushyigikiye cyane, turahari ku bwawe, ubu icyo uzakenera cyose uzatubwira, haba inama ndetse n'ikindi cyose. Mama Freddy ati iki gihe nari nyitegereje cyane kubona umukazana wanjye mu ikanzu y'umweru. Freddy ntabwo wakumva uburyo ubukwe bwawe bunshyuhije, mbese ntindejwe n'itariki,
naho ubundi ibindi byose mubishyire mu biganza byanjye. Ninjye uzashaka aho ubukwe buzabera, ninjye uzashaka hoteli reception izaberamo, mbese imyenda muzambara byose biri ku mutwe wanjye, ntihazagire umuntu unyivangamo. Ubwo papa Fred ati ebuko ndumva washyushye cyane, humura ntawe uzabyigana nawe, akazi ni akawe, umuhungu wawe yakaguhaye. Naho ubundi Freddy ubwo ushaka uburyo uzajya kwa Daisy mu biganireho, kuko urabizi ko mbere y'ubukwe ndetse n'ibindi byose mupanga ugomba kujyayo ugahora na papa we na mama we. Fred ati yego rwose papa ndi kukumva cyane. Ngo bamara umwanya bacecetse, mama Fred arangije ati ese ntimuri buryame? Muzi ko saa 5 zigeze, mumbarire mujye kuryama, mu gitondo mfite akazi kihuta muramuke. Ubwo bose bahita bajya kuryama. Mu gitondo kwa Daisy yabyutse kare ategura ibya mu gitondo, maze papa wabyutse asanga aracyari kubitegura. Arangije ati Daisy ntibisanzwe uyu munsi ko wabyutse kare? Ndati papa nuko udakunda kuba hano, naho ubundi narakuze nsigaye mbyuka kare nkategura ibikwiye gutegura. Undi nawe ati uzi ko umukobwa wanjye yakuze, mpira kuri ka kana ka primaire najyanaga ku ishuri, none koko ndabona warabaye inkumi. Ngo bakiri muri ibyo mu Daisy ahita aza ari kumwe na Brian yambaye inifomo ari kumutunganya ajya ku ishuri. Arangije ati mbabara ibyo ukora byose banze bite kuri Brian ajye ku ishuri, ndabona na school bus nitureba nabiri bumusige. Ubwo Daisy yahise atunganya Brian, maze Brian ajya ku ishuri. Nuko hashize umwanya aragaruka asanga papa arangije gufata ibya mu gitondo. Arangije ati papa uyu munsi urajya ku kazi? Undi nawe ati yego nshobora kujyayo no kutajyayo kuko uyu munsi nshobora gukorera hano. Daisy arangije ati none se papa waretse ugakorera hano mu rugo ko mushaka? Papa Daisy ati ni amahoro se? Ndumva ibyo bintu bidasanzwe. Daisy ati ni amahoro ariko ndagushaka, erega mba nanagukumbuye. Papa Daisy ati ebuko icyo umukobwa wanjye avuze sinagihakana, noneho iyo ushyizemo gukumbura byo birandenga. Nta kibazo ndibukorere hano nirirwane nawe, sibyo ushaka? Daisy ati cyane papa urakoze cyane. Ubwo uwo munsi nk'uko yari yabisezeranyije Daisy yakoreye mu rugo, maze bigeze nko mu ma saa 6 Daisy araza ati papa hari ikintu nshaka kukubwira. Undi nawe ati nta kibazo ndahari. Daisy ati papa acecekaho gato. Papa arangije ati Daisy kutambwira? Undi nawe ati papa mfite umuhungu dukundana. Papa Daisy araseka ati nibyo ashaka kumbwira? Daisy ati papa nawe wiseka, njye nshaka kukubwira umuhungu dukundana uwo ari we. Undi nawe ati ni uwuhe se? Daisy arangije ati papa njye na Freddy turakundana. Undi ati ngo? Daisy ati papa ndabizi ntabwo bigoroye kubigusobanurira, ariko twarabimenye. Ndabizi nyine ko ari nka musaza wanjye, ariko turabizi nanone ko kwa Freddy bamwadopse. Papa ati Daisy vuga neza nyine ndikukumva wowe mbwira. Ati nyine byose turabizi twarabimenye, mbere twakundanaga tutabizi tuza kubihagarika kwa ko twe tuzi ko tuvukana, ba papa nyine bavukana, gusa ubu ngubu turabizi niyo mpamvu twemeye no gukundana, no kwa Freddy barabizi. Papa ati yego nyine nta kibazo komeza. Undi ati rero papa nijoro nyine tuvuye muri graduation Freddy yansabye ko twabana, nyine yampropose. Papa Daisy ati ngo yagupropoje? Daisy ati papa ndabizi biragutunguye ariko ntabwo nabonye uburyo mbikubwira, gusa nyine yampropose yansabye ko twakora ubukwe. Kandi papa ntakubeshye Freddy ndamukunda cyane, ndabizi ntabwo nabikubwiye, ariko nyine atarangiza kuvuga mama Daisy ahita aza ati njye nari mbizi, wihangane nanjye nijoro ntakubeshye, ariko nyine bamaze igihe bakundana igihe kinini ndetse cyane kiruta n'icyo nanjye maze mbizi. Gusa wenda icyo ntarinzi n'ibyo bya proposal, ariko aho bageze papa Daisy nanjye nabashyigikira, banyuze muri byinshi cyane. Ubwo papa Daisy atahindukira arebana na Daisy ati Daisy ibi bintu urimo urabizi neza? Daisy ati cyane papa, Freddy ni ibyishimo byanjye. Papa Daisy amara umwanya muto acishije ati okay nimba ari ibyishimo byawe nanjye sinakubuza ibyishimo byawe, nta kibazo rwose ndabikwemereye. Ubwo Daisy ahita ahobera papa. Arangije ati papa ndagukunda cyane.
iminsi yaricumye maze igihe cyo gutora itariki kiragera, nuko Fred yifuza ko batora itariki ihuye neza n'umunsi mama Daisy yapfiriyeho. Daisy abanza kubyanga amubaza impamvu. Fred ati Daisy ndabizi iyi tariki urayanga, ariko impamvu yanga niyo mpamvu nanjye ndi kwemera ko yaberaho ubukwe bwacu. Ufiteho inzibutso mbi gusa. Nibwo mama wawe yapfiriyeho, niwo munsi wavukiyeho, ndetse ni nacyo gihe wagerageje kwiyahuriraho. Daisy wanyemera ino tariki ikagira n'ikindi gihe cyiza cy'ubukwe bwacu? Daisy arangije ati Fred ndagukunda cyane, uhora utekereza neza ibingirakamaro. Undi nawe ati niyo nshingano yanjye, nshinzwe kukubera ibyishimo ndetse no kukuzanira icyatuma cyose wishima, kandi nagusezeranyije ko mu gihe uri kumwe nanjye nzakora ibishoboka ukishima. Twihuse gato wari umunsi abageni bari bugereho kwigera imyenda, nuko ari mu gitondo kwa Daisy yumva umuntu arakomanze. Agiye gufungura asanga ni Mike. Akimubona yarikanze cyane maze amuha karibu, baraza baricara batangira kuganira. Daisy ati Mike mbarumbwire niki kikuzanya? Mike ati Daisy nta no kumpa karibu, waranyanze bigeze aho. Daisy nawe ati unyihanganire ariko birantunguye cyane, ubu nyine ndikwibaza impamvu uje. Undi nawe ati Daisy namenye ko ufite ubukwe, nibyo koko? Undi nawe ati cyane rwose, kubera iki se wumva ushidikanyaho? Mike ati Daisy navuze ko uzaba uwanjye, mbabarira ubukwe ubuhagarike. Daisy ati ariko Mike wasaze, mpagarika ubukwe? Mike ati Daisy nzaguha buri kimwe cyose wifuza, buri kimwe cyose, urabizi iwacu nta na kimwe tudafite. Daisy ati hari icyo mubura. Mike mbabarira Daisy ntago ari uwawe, byikuremo, ndi uwa Fred, mfite ubukwe ahubwo uri no kunyereza. Mike ati Daisy wambare basi ukanyumva. Daisy ati nkumva iki Mike? Urabizi ibyo twanyuzemo njye nawe, ndagushimira pe, wambereye mwiza, ariko nyine byararangiye. Ubu ntabwo nyiri kumwe nawe, ndi kumwe na Fred, kandi urabibona amwereka impeta, urabibona ko yanamporopoje, narangije kumwemerera. Rero ibyo urimo byose uri kwiruhiriza ubusa. Mike ati Daisy mbabarira basi umfashe kubyumva kuko njye sindi kubyiyumvisha. Daisy ati ni mu mutwe byose niho bipfira, bishyiremo neza ubitekereze ko Daisy atari uwawe birajyamo. Mike mbabarira, nagushimiye pe, ntacyo ngushinza, ariko nyine ntago nari uwawe, kandi ndabizi uzabona abandi beza no kurusha Daisy. Mike ati Daisy bivuga gutyo? Undi nawe ati ahubwo we bivuga gutyo, mbabarira, cyakoze umukwe bwanjye nushaka kubutaha uzabutahe, ariko Mike mbabarira uve mu byanjye na Fred, kandi ahubwo uva aho ubinyemereye. Ubwo Mike aramureba arangije ati Daisy basi uzishime. Mugakivuga gutyo bahita babona Fred arinjiye. Yarangije ati shiri ko watinze cyane, ntabwo wahamagaye ntiwafata telefone kandi mama yarangije kugerayo. Daisy arangije ati ahubwo ahita yindukira areba Mike ati Mike uyu ni Fred ugiye kumbera umugabo. Arangije ati Fred uyu nawe ni Mike wa wundi nakubwiraga. Fred ati Mike nishimiye guhura nawe. Undi nawe ati urakoze. Fred arangije ati none se Mike uzaza mu bukwe bwacu? Mike ahita areba Daisy ati yego, ngiye kuba ndi mu Rwanda iminsi mike, nta kibazo rwose ubukwe bwanjye nzabutaha, kandi nta n'ukuntu ntabutaha, Daisy yarambaniye neza. Ubwo Mike ahita agenda, nabo bajya kureba imyenda. Bidatinze iminsi yarihuse, ubukwe bwabo buraba. Bwari ubukwe bwiza bw'igitangaza. Daisy yari yambaye neza ku buryo uwamurebaga wese yabihamyaga, ndetse na Fred nawe. Byari ibyishimo ku mpande zombi. Wa munsi mubi w'amateka kuri Daisy wahindutse w'ibyishimo. Umunsi w'ubukwe bwe byari ibyishimo bidasanzwe, yaba kuri Fred ndetse no kuri Daisy. Ubwo ubukwe bwararangiye nk'uko bari babipanze, bukeye bwabo bahita bajya muri Canada. Imiryango yabo bombi bari babyemeye, maze bajya gukomereza ubuzima bwabo muri Canada, ari naho inkuru yabo y'urukundo yakomeje. Ndagushimiye wabanye natwe muri iyi nkuru kuko bitangira kugeza irangira. Niba utarageze amahirwe yo gukurikirana ibice byabanje, n'ubundi wabibona kuri iyi channel inkuru yanjye. Ndagushimira wakoze subscribe, kandi nawe nimba utarayikora
ndakwibutsa kuyikora kuko hari n'izindi nkuru nziza ziri mu nzira tubateguriye. Njye mwabanaga ni Kayitesi Irene, murakoze cyane.